ndamwica umunsi arama yanjye. Ariko shaho twebwe turibwa mudugudu umutekano barangiza bakabyibuha. Sheri ubwo kubanye neza numva twasangiye ibintu byose ujya umereza cyane umugore arankunda nawe azatuma binyica ndetse ko ntacyo uba wamburanye njye ntacyo nakwiba njye ku kazi umutima uri ku kazi n'umugore iyo mvuye ku kazi ngaruka ngica kwishakira umugore wanjye nasize mu rugo. Yego nanjye nuko agatima kanjye gahora kagutekereza. Yego ariko kukugira nawe akira ntacyo nzakwima ndagukunda nanjye ndagukunda aho ubundi se tutibana neza twazabana tudiririmba kugeza ryari tuba tugomba kubana neza naho abandi satani nubwo yitambika mu bintu tugomba kuyitsinda. Satani rero aradushuka ariko rero sheri hari ikibazo nsigaranye uzamfashe dore maze dore ubwo se nimba ujya mu kabari ukagira amaburushete urabona ari amaburushete atari yakubyigisha umva y'amagambo y'abagore ntiwibuke no kumva. ubu si twatangiranye guhera mu gitondo hari burushete twari none se ejo nari ndi kumwe nawe ejo aho wiriwe nari ndi kumwe nawe ejo nagiye kureba umuturage ufite ikibazo ntarebe twirire kano kantu ariko nawe tugera ku itariko wagira ugura n'agafanta tukarenza kuri aka kantu n'abanzanisha. Aya nta kibazo ahavuye kano urabona habura agafanta. Nta kibazo si tukiri kumwe amasaha cyane nta kibazo ndamukanya biraba nabase. Aha biraba se ibintu bitazaniye rimwe rero urangiye ura ntabwo njya mbyemera. Ari umuntu utaranganira akanyenyeri ntabwo aranganira akanyenyeri nakanirira mwihore kambe nturetse mba nigiriye mu nzu kwikora amasuku. Mbese ubwo wari wicaye nta kintu urakora bibaho se abagore w'iki gihe ntabagira umwanda. Bimeze gute muteka? Sawa yewe ugire ngo ni imbu abigendekeye gute ariko se muteka iyo nanga amafaranga ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kangahe tugeze mu kwa karindwi ubu ngubu bakaba barimo kunyiba nanga amafaranga y'umutekano. uje kundeba ngo njye gucungira umutekano mwabona bibyibuha ibida byaramuruse kumbi ni amafaranga yacu y'umutekano baba bashyizemo barangiza bagatuma n'abajura bakatwiba. Muteka tumye abasamba ngo bakwiba yacuze umutekano ndakwiba buri kwezi nanga amafaranga angahe we kubera ko ukiri mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe utanu ibihumbi bitanu itungubira n'amezi 7 tumaje kugera. ntabwo wabizana kandi ndimo kukubwira ibintu bifatika none se kuri kuza kumbwira ibyo bintu bakwibye ikibazo si ukunyeba iyo baba bananyibye gusa simbona ukiriho zinenze ko bakwibye. wari ubizi aya ko karakanyuze umva muteka bigenze gute ahubwo umuntu uri n'inkoni biri gute njyewe nakubwiye ngo mbarira amezi tugezeho mbarire n'amafaranga 5,000 byanjye mbibone hano. ushaka ko 5,000 ntabwo ndi gusobanukirwa ikibazo ufite mama. Nyamara rero urimo kubona iki kintu nazanye ukagira n'umurimbo nazanye ahubwo wowe uri n'inkoni ubundi mu rugo rwanjye urageze uretse urabona ari umurimbo sinzi rega ibintu urimo mutekano urakubitwa nakubwiye ngo fatira amafaranga igihe tumaze dutanga kube n'5,000 ayo mafaranga ndayashaka. ese urayashaka njyewe nshinzwe umutekano ntabwo ndi umunyerondo njyemembwa nk'abakozi n'abantu kujya upanga irondo ukaripanga iwawe ariyo mpamvu ujya ukanabyibuha. ese hari umunyerondo usanze aho bakuki
bari muri aya makaritsiye bashinzwe ubu se wowe umutekano wanyu. baguciriyeho imyenda nk'uko bayinciriyeho Ikibazo cyane ni iki? baradutega amanywa nijoro bari kudukubita kuba baguteze wumva icyo kibazo ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubyumva icyo kibazo ndagitanga mu kagari bagikemure. ninde ufata amafaranga y'umutekano Hari umukozi ubishinzwe. Genda umukozi wa leta bisanzwe. kuki witwa mutekano Kuki nitwa umutekano? Nuko ari byo banone. barabigutoreye ntabwo ukora umutekano nta nubwo ubushinzwe Nawe ushinzwe nturushe kumbwira ikibazo cyawe. umva nakubwiye ngo ngende ashaka amafaranga yawe Akagabo wawe igihe wahereye iki wisararanga wacecetse ndashaka amafaranga yawe njye nayo mfite. ibihumbi 5 nk'ubu nahita umutekano igihe urakunyita we umutekano we